Valens maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe wiringiye Imana Diane umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngamire wa Kigoma maze kumva amasezerano ya Nyabyenda Valens n'uwiringiye Imana Diane bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko ku Nyabyenda Valens n'uwiringiye Imana Diane bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.
uzaguhemukira haba mu byago cyangwa mu makuba, kandi waba muzima cyangwa urwaye, uburyo uzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza ku Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa kiliziya kandi basenderezeho umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nyagasani Mana y'urukundo n'amahoro, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero Nyagasani uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana Diane akira iyi mpeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka bisezeranye, kuko ku izina ry'Imana Data nta Mwana nta Roho Mutagatifu.